dufite inshingano yo guhesha abantu umugisha, ntabwo dufite inshingano yo kubahesha umuvumo. Kuko niba uri kugaya icyemezo uyu mukobwa yafashe ukavuga ngo noneho hari ikintu cyanangaje ngo ngo na Jackie ngo yavuye ngo kubatizwa ngo ariko ngo ibyo yadukoreye ngo ku munsi wakurikiye ngo twarabibonye. Okay, it's fine. Jackie ntabwo ari Emeline. Jackie ntabwo ari ishanga. Nawe ubwo ushobora kwirondera n'umutima wawe ibyo wabayemo nyuma yo kubatizwa cyangwa ibyo waba uyu munsi kandi wicaye no mu rusengero tukubona nk'umukristo nk'umudiyakoni, ariko uziyuvuye kuririmba ibintu ukora, uziyuvuye mu ivugabutumwa ibintu ukora, uziyuvuye kuruhimba ibintu ukora. Kubera iki dushaka kwigira abacamanza kandi tuticaye ku ntebe y'imanza? Ahubwo birahagije ibi bintu nsomye ngo mbivugeho. Nagende bakumbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, harimo Facebook, harimo TikTok, harimo YouTube, harimo Twitter n'andi ma social media atandukanye, ariko nasomye comment nongera gutinya ikiremwa muntu. Oh wow, ubu byaciyemo aho herereye hose ku isi ushobora kwiga gucuranga gitari cyangwa piano tiri uva mu rugo. Dufite software dukoresha ukagira ngo wicaranye na mwarimu. Abifuza namwe gusohora indirimbo turabafasha aho waba uherereye hose ku isi. Wifuza ko tugukorera instrumental zo kuririmbiraho n'ibindi byose bikenera studio turagufasha cyane. Dufasha abaririmbyi, abahanzi n'abaramyi bifuza kwagura ibikorwa byabo mu buryo bwo kubatunganiriza ama worship sessions banyuza ku ma channels yabo. Dufasha n'abifuza kwiga kuririmba, yaba muje ku ishuri cyangwa mukigira online mwibereye mu rugo. Kuba ari mu Rwanda namwe mwadusanga aho dukorera i Kigali, Remera, mugahabwa izi service zose. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Reka nangire gusuhuza cyane wowe dukurikiye muri aka kanya, wakoze ku mwanya wawe udahaye kugira ngo tubane muri iki kiganiro cyiza. Nitwa Bikorimana Emmanuel cyangwa se BKMYS. Turi kuganira ku Iyobokamana TV. Mbibutse ko turi kuganira muri studio yitwa Anointed Record. Anointed Record rero dukora umuziki wa gospel. Ushaka gukoresha indirimbo, ushaka gukoresha documentaire, ushaka gukoresha umuziki, twabaze na service nziza yo gukora background music. Ushaka nk'umuziki mwiza wo kujya mu biganiro ukora mu madocumentaire n'ibindi bitandukanye turabigukorera. Muri studio rero iyo wageze ukorerwa indirimbo nziza ya audio icuranze mu buryo bwa live ndetse n'amashusho, byose turabikora. Ku bantu bifuza kwiga gucuranga gitari ndetse na piano, dufite uburyo twigisha abantu gucuranga bibereye aho bari nyine bataje ku ishuri. Donc dukoresheje uburyo bwa online. Waba uri muri Amerika, waba uri muri Europe, waba uri muri Afrika mu bihugu bitandukanye, waba uri mu ntara, aho waba uri hose ufite abantu bashaka kwiga gucuranga ariko ukabona nta kigo kikwegereye kigisha ibyo bintu, urahamagara kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe maze dutangire twige. Rwose dufite ubuhamya bw'abantu benshi bamaze kumenya gucuranga binyuze muri ubwo buryo bwa online. Ushaka no gukoresha indirimbo nziza ya audio igihugu waba urimo cyose, hari uburyo nyine dukorana tukagukorera indirimbo wibereye mu rugo tukayikoherereza. Murakoze cyane rero, nyine namamazaga ibyo dukora kuko nabyo baba bikenewe, kuko nibwo buryo Yesu adutunzemo tukiri ku isi tutaramusanga. Bantu rero mudukurikiye muri aka kanya, hari ikintu nshaka kuganiraho namwe, kandi iyo nganira singanira njyenyine, mba mbashaka muri comment mumbwira murabyumva gute, murabibona gute igitekerezo cyanjye. Kandi iyo nzanye ibitekerezo gutya kuri kamera simba nshaka ko bihinduka ihame rya societe, kuko singe ugena ama principles societe ikwiye kubigenderaho. Mbanje kuvuga ibintu mu buryo bwanjye. Hari abantu baza kuri kamera bari gusobanura nk'ikiranga ngo barantumye, Imana irantumye, irambwiye ngo. Ntabwo bino bintu ugiye kuvuga hari urwego na rumwe mpagarariye, kire ku rwego rw'ivugabutumwa, urwego rwa Bibiliya. Ariko sinigeze ndyama ngo ndote ngo Imana yambwiye ngo mbabwire ngo oya, nje gutanga ibitekerezo byanjye nka BKMYS, kandi si hame sinitegeko ko twumva ibintu kimwe, kuko turemye mu buryo bufite imyumvire itandukanye. Hari inkuru nasomye ku Gihe nshaka kuvugaho y'umukobwa bita Ishanga Emeline. Muranyemerera rero nyuza amaso muri iyo nkuru. Ishanga Emeline niyo nkuru ngiye kuvugaho. Mfite ibintu nshaka kuyivugaho
byanshimishije ariko habonekamo n'ibyakomerekeje umutima wanjye. Ndatinya ko hari abandi bari gukomereka nkanjye, niyo mpamvu navuze ati okay, reka nze kuri kamera nganire ku iki kintu, wabona hari uwo kigirira umumaro cyangwa uyu Emeline bikamugira umumaro ndetse n'umuryango we. Inkuru itangira igira umutwe ugira uti nari kivume, nari uwo gucirwaho iteka, nari uwo gupfa. Emeline Ishanga yakiriye agakiza. Urumva niko titiri ivuga cyangwa se niko umutwe w'inkuru ivuga. Okay, reka dusome noneho. Nyuma y'igihe agarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, Kwizera Emeline Ishanga yabatijwe mu mazi menshi. Ashimira Imana yamukuye mu bibi kugeza abatijwe, ndetse ahamya ko atangiye urugendo rushya. Wow, kugeza hano karandyoheye aka kantu sonye. Nyuma y'igihe agarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, Kwizera Emeline Ishanga yabatijwe mu mazi menshi. Ashimira Imana yamukuye mu bibi kugeza abatijwe, ndetse ahamya ko atangiye urugendo rushya. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, Emeline yasangije abamukurikira amafoto abatizwa, ahamya ko Imana yamurokoye ndetse arushaho kuyishimira. Mu magambo ya Emeline wabatijwe ku itariki 8 Ugushyingo 2025 yagize ati ndabizi biragoye kubyiyumvisha, gusa niko biri. Ndagushima Yesu kubw'ubuntu bwawe ndetse n'urukundo rwawe. Wow, a great point. Ndagushimira kubw'agakiza kawe wampereye ubuntu. Ntabwo nari mbikwiriye, nari mubi, nari kivume, nari uwo gucirwaho iteka, nari uwo gupfa, nari mfite amazina mabi, umpa izina rishya. Ibi bintu rwose Emeline Ishanga atangaje hano bisa n'ibyo natangaje nakira agakiza, bisa n'ibyo watangaje wakira agakiza, bisa n'ibyo Kristo yadukoreye yaduha agakiza. Twese twari abantu bameze nka Emeline. Yifashishije amagambo aba mu ndirimbo z'abemera Imana, uyu mukobwa yakomeje agaragaza ko yishimira iyi ntambwe yateye mu buzima. Ati wankuyeho wa mwenda w'isoni unyambika umwenda wera. Ndagushima Yesu ko wankuye mu maboko y'umwanzi. Ndashimira amaraso yawe y'igiciro cyinshi yanyegeje ibyaha byanjye. Ndashima umusaraba, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Yiyambaje umurongo wo muri Bibiliya Abakorinto 5:7, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto 5:17. Emeline yagize ati umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. That is true. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya, kandi umwanzi cyangwa ibyisi byose ntibizongera kuntera ubwoba ukundi. Ku rundi ruhande yifashishije umurongo wanditse mu Bagalatiya 6:14, yagaragaje ko icyo kwiratana afite ari uko yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Atari ko njyewe sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wategetse ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Nk'uko napfanye na Kristo nkazukana nawe, nzakomeza kurushaho gusa nkawe. Wow, ndumva mfashijwe n'ukuri. Ndumva ndashaka no gukomeza gusoma iyi nkuru, ahubwo birahagije ibi bintu nsomye ngo mbivugeho. Nagendera ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, harimo Facebook, harimo TikTok, harimo YouTube, harimo Twitter n'andi ma social media atandukanye, ariko nasomye comment nongera gutinya ikiremwa muntu. Emeline uyu nguyu turi kuvugaho muri iyi nkuru cyangwa se muri iki kiganiro cyacu turamuzi. Ukuntu tumuzi rero, hari isura tumuziho. Hari isura ya Emeline tuzi iruta iyo tureba uyu munsi, ndetse n'iyo sura ya Emeline niyo yamamaye kurusha iy'uyu munsi. Kandi iyo sura si we wenyine uyambaye, ayihuje n'abandi benshi, ndetse ayihuje natwe tukiri abakure y'ubutumwa bwiza, tutaraba ba Kristo. Twakoraga na byinshi bibi kurusha ibya Emeline, nubwo ibya Emeline ari byo byagaragaye. N'uyu munsi ndahamya neza yuko n'umuntu na bamwe mu bantu bari gutanga komenti zitandukanye zo gukritika icyemezo Emeline yafashe, ko mwibutse ibyaha bye n'ibicumuro bye. Ndatekereza ko harimo n'icyiciro cy'abantu birirwa barara cyangwa bakora gukuba inshuro 10 by'Emeline yagaragayeho akora. Abo rero nabo bafite ubutumwa
n'iri jambo ry'Imana cyangwa ibingibi tugiye kuvuga muri iki kiganiro. Twese twari na Emeline bamwe twamurushaga n'ibyaha n'ibibi. Njyewe sinitaye kuri donc nuwango ku cyatumye Emeline afata iki cyemezo icyo ari cyo cyose, ndetse reka nongereho niyo yaba yagifasha kina yaba yakinnye n'ibintu bidakinishwa. Ubundi wakina n'ibindi ariko ntabwo ugomba gukina n'izina ry'Imana cyangwa izina rya Kristo. Hari abantu bagiye bakora ibintu byo gukizwa nk'ubufindo cyangwa bakina Imana ikabibafatiramo. Mbo ngiye kujyana position mu nguni zitandukanye zanjye. Emeline nimba ibi bintu boka hari uburyo umuntu ashobora guhura n'ikibazo muri societe, amaze guseba yarakoze ibibi bikamenyekana uyu munsi, nk'uko nabonye hari umwana w'umuririmbyi bita Yampano uyu munsi navuga ko ameze nk'uko Emeline yari ameze icyo gihe. Nabonye hari video ze zagiye hanze z'urukozasoni. Isi yose nyine iri kureba ibyo bintu, sibyo? Isi yose iri kureba ibyo bintu, bari kumuvuma, bari kugira ute, abantu bose bahagurutse, ibintu byose byakomeye byashyushye. Yampano niki rero nshaka kuvuga, ntabwo nenda guhuza ibya Emeline na Yampano, ariko ndashaka kubwira abantu ko nta hantu kure cyane Imana itakura umuntu, nta n'ahandi kure cyane Imana itageze umuntu. Uyu nguyu ngo ni Yampano, uyu munsi dukwiye kumwegera, dukwiye kumuhugura tubifashijwemo n'ijambo ry'Imana ndetse na leta, kuko hari byaza kuri side y'amategeko wenda kudakorera ibintu by'urukozasoni mu ruhame, ariko nk'abashumba, nk'abapasiteri, nk'abakristo ntabwo dukwiye gufata ziriya video za Yampano turi kureba uyu munsi ngo tuzinyanyagize kuri stati, kuri TikTok, kuri Facebook, ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo dukwiye guhiga social media za Yampano tukamubwira ati natwe twari nkawe, twakoraga ibibi nk'ibyawe, nubwo twe bitaje kuri YouTube cyangwa bitaje kuri social media, ariko turabagabo gwamye ko nta hantu kuri Imana itakora umuntu, nta nandi itamugeza. Uyu munsi ushobora kubwira Yampano ati fata icyemezo cyiza, hinduka. Kristo si uwo muntu nkagushaka amasibya kwifuriza, ukamuhumuriza ukavuga ati Imana iragukunda. Nivuga Yampano ndavuga n'umukobwa bari kumwe, ori yo gusharinga ibintu byabo, gusharinga video z'urukozasoni. Nubwo niba Yampano yasohoye, niba Yampano uyu munsi yakoze video cyangwa yashyize hanze video igaragaza ari gusambana, nta mukristo ukwiye gufata video ngo ayihererekanye nk'abandi. Bibiliya avuga ngo ndapfusha mukarira mugaserebura. Ni ukuvuga dukwiye kuba uyu munsi twohereza ama message arwanya ziriya video, ariko kandi anaho ubutumwa bwiza, nigisha ubutumwa bwiza iriya couple cyangwa se bari abantu batinyutse gukorera ibiteye isoni mu ruhame, sibyo? Uyu Emeline ibintu byo byaramenyekanye. Impamvu nifashishije Yampano muri aka kanya no kubera iki, nuko video ye ni ya Emeline ishanga bifitanye isano ibyari byakozwe. Emeline rero aritekerejeho, aravuga ngo mvuye mu murongo mubi, ndahindukiye, ndahindutse, mvuye ahantu habi narindi mu rwobo rwo kurimbuka. Sinshaka gukomeza kuba igitutsi jye n'umuryango wanjye no gutukije izina ry'Imana. Mfashe icyemezo cyo gukizwa, mfashe icyemezo cyo gusohoka mu ubu buzima bubi bw'ibyaha. Twese impamvu tuvuga ngo gukizwa, ijambo gukizwa riboneka mu buryo bubiri. Riboneka kuko hari ugukiza, riboneka mu buryo butatu. Ijambo gukizwa riboneka kuko habonetse umukiza cyangwa se umuntu ugukiza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, gukizwa bivuga kuko haje ukizwa ari wenge. Icya gatatu, gukizwa haza kuko hari ibyo ukizwa. Ntabwo twakijijwe kubera formularite, twakijijwe kuko hari ibyo twakijijwe twakuweho. Gukizwa no guhindukira, no gukura amaso aho position yaho warebaga igahinduka. Nimba narindi kureba hariya ngahindukira nkareba hariya. Haleluya. Tutarakizwa twarebaga mu isi ituyemo ibyaha, isi y'ikibi, tukayibamo tuyituyemo. Ariko Kristo azanye agakiza, adufata imisaya yacu turahindukira, noneho tureba ku musaraba aho twakuye ubugingo buhoraho. Emeline nimba yafashe icyemezo cyiza akavuga ngo njyewe nshingiye ku makosa yanjye nakoze akamenyekana no muri society, isi yose ikamvuma, nta kindi kintu cyampesha amahoro nkiri hano ku isi uretse guhindura aho narebaga nkareba hano.
isi yose icyantangaje nabonye umubare nyamwinshi abantu bari kwenterpreta bamucira urubanza bamwibutse Emeline niba nkurikiye dore indirimbo ukwiye kujya uririmba ngo ukwiye kujya uririmba reka nkwereke indirimbo ugomba kujya uririmba mu gihe gisa nk'iki wahuye n'imijugujugu ikomeye gutya kandi iyo ndirimbo nyituye n'abandi bantu bose bahura n'ikibazo nk'icyo yahuye nacyo sibyo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi kandi kwa rukundo kw'izina ryanjye riri ku mutima we ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Igitero nshaka cyane cyane ko waririmba muri iyi minsi muntu uri guhura n'urugamba rw'amagambo isi ikakugarurira amafoto n'amavideo y'ibibi byawe kandi wafashe icyemezo cyo kuba imbere y'Imana wowe icyemezo cyo gukizwa. Dore igitero nshaka ko uzajya ubaririmbira cyangwa uzajya uririmbisha umutima wawe. Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyibesha njyanumbira mw'ijuru ndebayo umukiza wanje wabinkuyeho byose kera yaramongereye nuko sinzarimbuka uwite kumucamanza yambonyeho amaraso ntanciru urubanza rubi anyitukiranuka yarancunguye ngo mbuwe niko kunyishingira ubwagapfa singipfuye nje na Yesu tumwe. Imana ishimwe cyane. Nje gukora iki kiganiro mfite intego yo gushimangira icyemezo cyiza uyu mukobwa yafashe ndetse yarangiza akagitangaza muri publique cyangwa se mu ruhame nkuko n'ubundi gihe yari mu bibi nabyo byagiye mu ruhame none akabwira abantu ngo ubu ngubu uyu nguyu uje ntabwo ari wa wundi mwabonye muri bya bindi ahubwo nje ndi ishusho nshya nje ndi umwana w'Imana narababariwe ubu ndi mushya nkuko imvugo ze zagiye zibigaragaza ku kinyamakuru cya igihe.com. Iyo Satani atangiye kukongorera cyangwa amajwi y'abantu atangiye kukwibuza gukiranirwa kwanjye ujye wabwira ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha njya ntumbira mu ijuru ndeba y'umukiza wanjye wabinkuyeho rwose kera yarampongereye nuko sinzarimbuka. Uwiteka umucamanza niwe wenyine ukwiye guca imanza. Yewe nimba hari n'urundi ruhande rwatumye Emeline akora biriya bintu ntabwo ukwiye kujya kuri social media ngo uze kwinterpretinga uvuga ko icyemezo yafashe wenda ari prank ari agatwiko. Bibiliya ivuga iki? Ibi bintu biba bisobanutse cyane. Ijambo ry'Imana muri Bibiliya
Abaroma ibice 10:9 avuga ngo kiravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu Kristo ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Yego, ngibyo nuvuga ngo gukizwa no kubitekerezaho, warangiza ukarekonesa igikorwa Yesu Kristo yakoreye ku musaraba Golgotha, warangiza akanwa kawe kakabiririmba kakabyatura ukavuga ngo narabohowe ndaririmba. Sibyo? Nukuvuga ngo imigozi yamuvuyeho, arabyidekarariye, arabyitangarije. Reka mbabwire nge navuga ngo niyo yaba bikoze ari prank, ari agakina kubundi buryo bwari bwo bwose, dore ko ibyo ndashaka no kubyemeza simbizi. Ikintu yakiniyemo ni ikintu cyera. Ndasaba abakristo abera mwese muherekereshe n'umukobwa amasengesho ku cyemezo yafashe. Niba ari n'umukino wakinnye mu muherekezo gati ibyo wakinnyemo nibigukurikirane. Ntabwo nemera ngo n'abantu bari kuri social media bari kwandika, bari kuvuma. Twebwe abantu b'Imana, abakozi b'Imana, dufite inshingano yo guhesha abantu umugisha, ntabwo dufite inshingano yo kubahesha umuvumo. Kuko niba uri kugaya icyemezo uyu mukobwa yafashe ukavuga ngo noneho hari ikintu cyanangaje ngo ngo na Jackie ngo yavuye ngo kubatizwa ngo ariko ngo ibyo yadukoreye ngo ku munsi wakurikiye ngo twarabibonye. Okay, it's fine. Jackie ntabwo ari Emeline. Jackie ntabwo ari ishanga. Nawe ubwo ushobora kwirondera n'umutima wawe ibyo wabayemo nyuma yo kubatizwa cyangwa ibyo waba uyu munsi, kandi wicaye no mu rusengero tukubona nk'umukristo nk'umudiyakoni, ariko uziyuvuye kuririmba ibintu ukora, uziyuvuye mu ivugabutumwa ibintu ukora, uziyuvuye kuruhimba ibintu ukora. Kubera iki dushaka kwigira abacamanza kandi twicaye ku ntebe y'imanza? Twese twicaye ku ntebe ya receveur universel, twicaye ku ntebe yo kwakira ubuntu bw'Imana. Dukwiye gutera n'umukobwa courage, dukwiye kumwegera. Abavuga ko bakomeye mu mwuka birababaje kandi biteye n'agahinda kubona muri comment hazamo n'umuntu uvuga ko ari umukristo aza gushyira criticism cyangwa gukritika avuga ngo ibi bintu uyu mukobwa yakoze ngo ntitubyemeye, nagatwiko, ni prank. No, twebwe icyo twemera nuko twese abari kure y'amasezerano y'Imana, amaraso ya Kristo yatwegeje hafi y'Imana, tutabikesheje ubuhanga n'ubwenge naho tuvuka n'ubwiza n'ingeso nziza, dore ko ntazo twari dufite, tubikuye ku buntu bw'Imana. Uko Imana yatugendereye ikatuzana mu rugo rwawe, ni nako yazana Emeline, niko yazana ya mpano, niko yazana n'abandi. Kandi igituma tuvuga abantu uko ari abamenyekanye, ariko nawe utaramenyekanye cyangwa ibyo bikaba bitaragiye kuri kamera, ibyo ubamo biteye ubwoba, babituzanye no kuri kamera twahahamuka tukavuga ati se burya bya bintu nuko bimera, uvuga batarabona. Abantu icyo barushanwa guhisha ibyaha byabo. Kuba ibyaha bitaramenyekana ntibikugira intungane, kuko we n'umutima wawe muraziranye. Ariko kamera y'Uwiteka yo ibiri kukureba. Twirinde guca imanza, ahubwo cungana n'ibyawe, cungana n'izamu ryawe. Ureke kubona umuntu afashe icyemezo akanabidekarara, agashyiraho n'ibyanditswe, akabivugisha akanwa ke, wiza kwinterpreta ibindi. Twebwe dufite inshingano yo kwigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo no guhugura, ariko ntidufite inshingano zo gucira abantu imanza twibaza ku iherezo ryabo uko bizarangira, kuko iherezo ry'umuntu rizwi n'Imana yonyine gusa. Murinde rero hatagiuza kugibwaho umuvumo biturutse kuri Emeline cyangwa kuri iki cyemezo yafashe uyu munsi wa none. Nicyo kintu kinzanye, nicyo kintu nje gusobanura hano kuri kamera. Ngo ni watuza akanwa kawe yuko Kristo ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Declaration yamaze kuyidukorera uyu munsi. Ibi ni byo kwishimira, ni intsinzi. Ninde muntu utakizwa? Ninde muntu Yesu ataha agakiza? Umuntu wese ubyemera. Gukizwa ni amahitamo, ni ukubyemera, warangiza ukabidekarara, warangiza ukabigenderamo. Ku musaraba Yesu yahaye ubugingo ku munota wa nyuma wo kurimbuka kw'igisambo. Igisambo rwose Yesu yaramabanga n'ibisambo bibiri. Kimwe atariko se ko agenda gushyushya inkuru ugakiza abantu, ngo ibimuga, ibirema, impumyi zikahumuka,
wabuze gute ubushobozi bwo kwikiza ngo natwe dukize udukura ariko mana we, Imana ni nyembabazi. Imana Emerina Sarutabaraba aruta si iki gisambo. Kuki tumva ko ubuntu bw'Imana bwamusura nawe akabicyaremwe gishya nk'uko yabitangaje, tukazabana mu gitaramo cyo mu ijuru. Ikindi gisambo cyumvise ibyo gihinda umushyitsi, cyavuga ngo mugenzi wanjye, ntutinye Imana. Uza amazu y'abandi twapfumaguye, uza abagore twafashe ku ngufu n'abana twavukije ubuzima, ibyo byose urabizi kandi urabisobanukiwe. Uyu mugabo wigeze umubona mu rutonde rw'abantu bafatwaga bari gukora amabi mu makaritsiye kugira ngo ujye kwigereranya nawe koko, kugira ngo ujye kumushinyagurira? Ahita acira bugufi ku musaraba ari kumwe na Kristo, aravuga ngo data. Ubwo twari mu nzu y'imbohe, twajyaga twumva amakuru avuga kuza ufite ubwami uzajyana mw'abantu. Aca bugufi aravuga ngo ndakwinginze kuri wa munsi nanjye ntuzanyibagirwe, tuzabane mu bwami bwawe. Yesu Kristo ngo aramuhindukirira, aramubwira ngo sikia, ikintu ngiye gukora ku buzima bwawe ntabwo ari ikizaba ejo, si ikizaba in future, ahubwo mu kanya nk'ako gumbye ndagira ngo guhitangaza yuko uyu munsi nge nawe turi bubane muri paradiso. Tujye dora twirinda, kuko imirimo ya nyuma niyo izagira agaciro kurusha iya mbere. Wireba igihe ubimazemo, wireba ko bitinzemo, ntacyo bimaze. Ahubwo iherezo ry'urwo rugendo urimo niryo rifite ikintu rivuze, naryo rifite ikintu rimaze. Nk'uko rero uyu mujura cyangwa iki gisambo cyabonye ubugingo ku musaraba, Emerine wese ninde wo kudakizwa? Wowe surinde wo kudakizwa? Nawe niba uri mu nzira nk'iyo yari arimo, fata icyemezo cyiza uyu munsi. Ijuru riragushaka, ijuru riragukeneye. Mureke guca imanza, kuko ntabwo twicaye ku ntebe y'imanza. Ni mureke guca imanza, ntabwo twicaye ku ntebe y'imanza. Nyir'urubanza uzi iherezo ryacu arahari. Ndashima Imana ku bwa Emerine ndetse n'inshuti ze ndetse n'abakristo mwese mumuzi kundusha, muri kumuvugisha, muri kumwandikira kugira ngo akomere mu nzira. Icyo nabwira Emerine nimba nyumva, ikibuga ahantu aje nubwo ahindukiye, ariko dufite abapagani mu nsengero, ntazagire ngo ibyera byose ni amata. Muri uru rusengero ajemo ashobora kuzahura n'ibintu bibi kuruta ibyo yari arimo, kandi ashaka kubijyanwamo n'abitwa abakozi b'Imana, kuko mu iyi minsi nabo baradutse. Please, urufatiro rukomeye ni Kristo. Nta byiringiro namba bibonerwa mu mwana w'umuntu, dore ko nabiri vuga ngo wizera umwana w'umuntu avumwe. Njye narinje gutanga courage ku cyemezo cyiza yafashe, no guhugura abantu bicaye ku ntebe y'imanza birirwa bacira abandi urubanza. Iby'umusozo n'iherezo rya Emerine bireba ijuru kuturusha. Reka ducunge izamu ryacu, twirebeho twe nimba byose bigenda neza, maze dusige iby'abandi. Imana ibahe umugisha. Murakoze.